ngushoyemo amafaranga nkoresheje ikibuno ntago nkenjoyinze ubwo se niba nenjoyinze icyo kibuno nakoresheje ikindi dupfana se ni ngushoye iki ngushoyemo amafaranga uyashora muri inde none se nta mafaranga se amafaranga miliyoni ariko uzi gufata miliyoni 3 ugashora ku kibuno gusa ikibuno cyane cyagiye kuri nde ku buryo wabivugiraho nimba ari byo none yisubize ahubwo yisubije gute amafaranga ngo kugira ngo nitereho ikibuno kijya mu mubiri wanjye nimba twavuganye nkakubwira ikibazo cyabayeho ese ko utari gushaka oya nawe ntugakabye nkabije gute se njye nakubwiye ikibazo reka nkubwire reka nenjoyinga ikibuno nakoresheje nta nibindi ndi kugutereta nakubwiye ko mfite urugo urabizi mfite umugore ibindi byose byo kugushoraho amafaranga hakubwira niba njye narakubwiye ngo nkunda ikibuno icyakora cyo bagikoze neza uko ngishaka nuko nguko reka nyenjoyinge rero ese ubundi ndakubujije none se ninde wambujije ntabwo ari wowe none se si wowe nakubujije gute ntabwo rega nakubujije okay ngaho rero reka nkore kandi nakubwiye ngo ndi mu kwezi kwanjye oya reka none umbe oya ariko se ndeka njye nakubwiye ndeka ndi mu kwezi umuntu ari mu kwezi nta muntu umukoraho ariko ibyo nk'ibyo bintu burimo ni ibiki iyo umuntu ari mu kwezi nta muntu umukora uragira ngo umuntu akubwire ngo ikibaze ko turi kwiteza abantu bari aha ngaha ngende ngende